Light TV 20. Light TV 20. Uyu munsi tugiye kuganira kuri meditation cyangwa se kwitekerezaho ni uburyo bumaze imyaka igihumbi bukoze ubwenge kugeza na n'ubu ngubu kandi na n'ubu buracyakoreshwa. Meditation rero ishyirwa mu bikorwa n'umuntu ku giti cye kugira ngo agumishe imitekerereze ye ku gikorwa, yitoza gushyira hamwe gahunda no kugendera ku mitekerereze imeze neza. Kwitekerezaho bishobora cyangwa se bigabanya ibyo nakwita stress cyangwa se bigabanyiriza stress, kubera ko babanje gutekereza ku bintu ntibitume wibagirwa ubusa. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bwoko bubiri bwo kwitekerezaho. Turabanza turebe icyo twakwita focused meditation, icyo nakita guhuriza hamwe ibyiyumviro bitanu. Iyo nayo ni meditation ushobora gukora. Indi meditation nayo ya kabiri niyo twakwita movement meditation cyangwa se kwitekerezaho urimo ugenda. Iyi rero imenyerewe n'abantu benshi. Akenshi ushobora kuyikora urimo ugenda, cyangwa se ushobora kuba ufite hafi jaride nko mu rugo ukayitemberamo kugira ngo wiyibagize bimweya biba bigutera stress, hanyuma kugira ngo ubashe kwibuka ibintu neza kandi bikugirira umumaro. Meditation abenshi bayimenyereye mu bihugu by'iyo ngiyo hanze, byo nko mu Bahindu cyangwa se mu Buddhism. Ahangaha iyo ni twavuga ko ari nk'ubundi bwoko bwo bita mantra, cyangwa se hari n'ubundi bukoreshwa n'amadini nanone byo twakwita spiritual meditation. Hari n'izindi rero ubwoko bwa meditation ni bwinshi, ariko ubu ngubu nari mvuze nibwo umuntu ashobora gukoresha umuntu uwo ari we wese. Tugiye ku kamaro rero ka meditation, icya mbere nicyo twakunze kuvugaho, bigabanya stress. Icya kabiri bituma usinzira neza, kubera ko za stress wari ufite zavuyeho zitakikubereye imbogamizi. Bityo rero bituma ubasha kuba wasinzira neza. Iyindi ya gatatu, avuga ko byongera imibereho cyangwa se bishobora intumbero. Byongera intumbero gute rero? Byongera intumbero kubera ko uba ibyo ugiye gukora byose waba wabitekerejeho, bigatuma ukora ibintu bimeze neza nyine, kandi bigatuma ugira icyerekezo, kubera ko buri kimwe cyose waba wagiye ugitekerezaho. Murakoze rero kuba murebye iyi video mukayirangiza. Kora subscribe niba utarakora subscribe kuri iyi channel yitwa Light TV 20, hanyuma ujye ubona video nyinshi nk'izi ngizi. Ubutaha rero tuzaganira ku yindi ngingo, ntuzace. Light TV 20. Light TV 20.